Mwiriwe neza nshuti za Major Crypto. Uno munsi tugiye gukora ku yo bita Duke. Niho tugiye kwibikuriza. Mbibutsa abatarayikoze neza, ni uburangare kuko njyewe nari nayitanze muri group, ariko ndakeka benshi bagiye bayikora bagiye babona umusaruro. So guys, uko bimeze rero, tugiye kuyibikura. Abatarigeze bagira amahirwe yo kuyikora, reka nze mbereke uburyo bacikanywe. So guys, rero mbere yuko tugira ahandi hantu dukora, reka tubanze mbereke akamayiningi. Iyi mayiningi umuntu wayitayeho afite ikintu bita amafaranga. So njyewe narabibabwiye, nzajya mbereka imishinga irya. Ubu utabibashije, ubu ngubu ntago aba ari uwanjye pe, ntago aba ari uwanjye. Iyi memohash yatangiye barimo baraduca amasitari 1000 kugira ngo uyikore, ariko kugeza ubu ngubu barimo baraca amasitari 150. So guys, ntago bisaba amasitari 150, ntago ari amafaranga menshi ku buryo wumva yuko utabasha gukora mining ngiyi, cyane ko yamamajwe na Groove. Nanjye urareba mfite uducoin dukeya, de nuko nkuko ikora, ukanda kuri start mining. Iyo wishyuye amastar barabikubwira, iyo utayishyuye nabwo urabibona, ukanda kuri start mining. Iyo utayishyuye bahita bakubwira ngo ishyura amastar 150, ariko iyo wayishyuye uhita ukanda start mining ugasanga bimeze gutya. So uko nguko mba ndi online nibwo mba ndimo ndinjiza amapoint yanjye dere ngaya, maze gukorera. Urumva rebe igihe nyimaranye, nshobora kuba nyimaranye igihe kigera nko mu gihe cy'icyumweru, ariko rero point ninjize ni dukeya kuko ifite total supply nkeya. Ifite total supply ya miliyari 1. Urumva reba umuntu wa mbere afite miliyoni 62. ubwo urumva umayininze agaharahaza akageza iyo bwabaga. So guys, rero tugiye dere Duke, nababwiraga Duke chain, kandi tuyisome itangazo ryabo wumve ukuntu bavuze airdrop has been arrived. So abari muri group bo narabibabwiye yuko igiye gutanga ama location, akungu deja yamaze gutanga ama location. Dere bamwe barimo barabigaragaza, nibo barimo barabiganiraho. So guys, urareba uyu nguyu bamuhaye ama point ahwanye na 0. So biteye ubwo. Abandi durareba babahaye 200, biteye ubwoba. Ariko uko biri kugaragara cyo abagize ubunebwe bahawe utuntu dukeya. So guys, ngiye gukora kubana namwe muri iyi video kugira ngo mbereke uburyo ubikuza Duke muri OKX. So guys, bana nanjye kugeza video irangiye. Ngarutse hano kuri iyi foto, urareba barimo baravuga ngo users can claim Duke to OKX exchange or wait until February 5th to claim Duke on Duke chain public mainnet to earn 35 airdrop. So barimo baravuga ngo mubikure Duke zanyu kuri OKX exchange, cyangwa se murindire ku itariki 5 muzabikure Duke ku mugaragaro kuri mainnet yabo, uhaninge 35% bya airdrop zawe ufite. So airdrop, tukomeze. The airdrop interaction made after July 7th at 13 UTC can be checked restart to January 13th. So uko bimeze, ubu ngubu mugiye gutanga icyo twakita nyine aho muzabibikuriza kugeza aho bizacekingirwa ku itariki 13. So guys, reka tudatinze mu magambo tujye kuri Duke mbereke uko babikuza. So
hano usacingemo duke chain dore ngiyi nkoresheje indi account itari ikintu gusa, ariko uko bimeze icyangombwa ni ukubereka. Kanda gutya continue, boost, continue and more. So uko bimeze iyi ngiyi urareba niyo nkiriye aka mwanya gusa, kurakanda hano kuri airdrop abazihawe. Urabona allocation zose hano ngiye bamaye 0 gusa, ariko iki tugiye kureba ni withdraw. Iyi ni account nshyashya nari nakoze, nayikozeho mbikura. So urakanda hano, urazamura samuzamura gatoya, ukande kuri link, uzahano ushyiremo OKX UID, hano hasi ushyiremo address ya Tony. Niko bari kuvuga, nibyo tugomba gukoresha. So reka mbereke uburyo bikorwamo. So guys, nkuko mubibona iyi ni OKX yacu, turindire ko ifunguka. Dushyiremo fingerprint, naho bikura biterwa n'icyo washyizemo. So turaza hano, kandi hano uze ukopiye iyi UID, uri kuyibona, ukopiye, tuze tuyipestingemo hano. Tumara kuyipestingamo tugisubire muri OKX, tuzane address ya Tony. Uraza tukande hano kuri deposit, kandi mo hano search Tony, ku sliding kano kantu ko hasi ndakeka kandi copy, tubire muri duke yacu, tuza dupestingemo, and then tukanda hano continue. Urareba ID binded successful, claim 20, claim 0. Nuko nguko uko bimeze, nuko uri bwabikore. So guys, ciao. Jewe ikintu nababwira ni ugukora subscribe utarabana natwe, kaza muri groupe kugira ngo azamenye update nk'ingi itagucika. Ni ukubana natwe muri groupe, kaza ukajoininga group, asigaye tukifatanya mu rugendo rwa mining. Guys, ciao, ndabakunda.